Murakaza neza abakunzi b'Ubumenyi TV, Ubumenyi ICT TV, Ubumenyi Tech Hub, murakaza neza kuri iyi channel rero y'ubwenge igiye ifite amakuru atandukanye tugiye kurebera hamwe uko ibibazo biri umuntu ari kugenda ahura nabyo muri kamisi, muri system ya kamisi, ese birakemuka bite, biri gukemurwa bigendeye kuki, ni iki bari kwifashisha abantu kugira ngo babashe gukemura ibibazo bikenera kamisi. Turakoresha uburyo bwo kureba ama interface amwe n'amwe uko kamisi iri kwinjira muri system ugahura n'amakesi runaka, reka turebe runaka bitandukanye tugenda dutera ibibazo muri kamisi uburyo twitwaramo we natwo byagenda bite. Mbere duhereye nko kuri iyi kese, hari kese abantu bagiye bahura nayo bagahura n'ibibazo muri yo, nk'iyi kese yo kubona umwana akaza afiteho kuri ntuzakandikaho iminsi cyangwa ari akazi cyangwa iminsi, noneho hakaba agasimboli kameze gutya, agasimboli k'udufureshi tubiri tunyuranyemo twanditse gutya, kakaba kari taransifa, ni ukuvuga ngo buri munyeshuri aba yavuye ku kindi kigo akaza ku cyanyu, hari igihe aza rero amanota ntayo yari afitemo cyangwa yari ayafite, ese ni gute wayahinduye amanota? Ni ibyo buryo tugenda tugira kugira ngo rero aka kantu kakwereke ko ni umunyeshuri waturutse ku kindi kigo cyangwa wize mu gihembwe cya mbere mu cya kabiri akazamo nta manota afiteho. Iyi system rero ihita ikwereka kameze gake rero kugira ngo ukosore kano gasimboli, ugakosore neza kaze kujya mu gihembwe cya kabiri cyangwa muri cya kangahe bitewe n'ariho, uza kuri iki, uza kugira ngo ugakosora rero kugira ngo iyi minsi ikore iveho, wemere gushyiraho amanota, hari igihe uzasanga hariho amanota nk'uko muri kubireba ugasanga yenda hariho amanota ariko hariho n'ako kantu, ni ukuvuga ngo yari afite 0 kuri 50 yenda bitewe iki, nakubwiye ko uyu munyeshuri aba yaturutse ku kindi kigo, iyo umugeze rero ugasanga afite ikesi imeze gutya, ibibazo bimeze gutya y'agatiri cyangwa iki, ntabwo wakora approve ngo ikomerwe ko udownloadinga amabiruti cyangwa uyapuruve, kugira ngo rero ugakureho uzaza hano muri konte yawe, uze kuri izo bafite izo kese z'udufure z'akangaka uhakirike, numara kuhakirika ukirika hano handitse kuri taransifa hejuru mu meni, hari akameni k'utwo dufureshi tubiri naho ugakirikaho, umaze kugakirikaho biguha uburenganzira bwo kuba wabasha kweditinga, kuza kwandikamo ibintu mo hano hagati. Iyo umaze kugakirikaho rero amaze kugakirikaho uhita uza kuri next step, ukaza agahita ikwereka ko noneho ya manota ikaguha uburenganzira bwo gukora icyo bita kuyaritinga cyangwa kuyakuraho. Remove marks ni ukuvuga ngo ukuraho ariya manota cyangwa iriya minsi yari iriho ukayikuraho kuko aba yaragiriyeho aho yigaga, ukemererwa kuyikuraho ugahita ukirika hano handitse remove marks, umaze gukirika kuri iyo remove marks amanota avaho aba avuyeho, ukaba wemerewe noneho kweditinga gushyiramo ayawe. Iyo ushyizemo ayawe noneho step zikomeza no gusevinga, uhita umaze iyo minsi uhita uyikura, iyo ivuyeho ukemererwa gutayipingamo amanota hano, kwandikamo amanota umunyeshuri yagize urebeye kuri yo wari ufite cyangwa ku yo mugezeho, uba wemerewe kuyeditinga ukayahindura, warangiza kugira ngo uyakomfaminge ni ugukirika hano handitse save marks, amanota agahita yisevinga nk'uko ayandi abandi bagiye bayafite. Ubu ni bwo buryo narimo mberekamo uburyo bakoraho taransifa cyangwa bakoraho tuno dufureshi tubiri twerekana ko ari taransifa umunyeshuri wagiye uturuka kandi ikigo cyangwa mu yandi mashuri, hari igihe aba yaturutse muri iri shuri yigaga muri A ikajya muri B, naho izakwereka ino kesi ya taransifa, hari igihe azaba yaturutse ku kindi kigo nawe izabikwereka, nimba yaturutse muri iri shuri rimwe ijya mu rindi ni taransifa izazaho, niyo mpamvu uzakora ubu buryo kugira ngo ukosore icyo kibazo. Iki ni igihe cyo kuri taransifa. Abakunzi b'Ubumenyi ICT TV rero tubifuriza kugubwa neza, mukora share, mukora comment ku Ubumenyi ICT TV. Ciao ciao.